narasamaga twarinda nk'abandi babyeyi nagera mu mezi 6 7 indi kavamo yaye umwana wa mbere aciyeho hamaze gucaho haciyeho igihe gito cyane ngira ngo ni nk'amezi 5 niba 6 mba nsamye undi nawe abaciyeho arapfuye twarirutse mu baganga twarazengurutse ibitaro byose abajenekologe bose ndatekereza abajenekologe ba Kigali bose nta utanzi ntaho ntari muri machine ubwo bikagenda gutyo inda zikavamo gutyo ubundi tukajya gushyingura ndatekereza baraduherekezaga abana navagamo inda bakayirera kuko byabagaho mba kwa muganga namara kubyara gutyo umwana akajya muri kuveze nyuma y'icyumweru ibyumweru 2 umwana akaba arapfuye ayari muzima mukamira muha amashereka mbese nanjye numva ngo ndi umubyeyi ibikoma mbigeze kure n'amasombe ubundi ngasigara babazwa n'igituza babazwa n'umusonga wo kubyara nk'abandi simbone abana ubwo babaye abana bangahe abana 6 kuvuga ngo ubwo ku mwana wa 3 baturangira mu kinyarwanda bakaduha ibyo ibyatsi dukoresha ko tukajya no gusenga abanyamasengesho n'abatwakaga n'inkoko zo kujya ngo kugira ngo umuntu atange ibitambo ari abantu shabasenga ubundi akaba ariko ratitanga ituro akakobya ngo mpinkoko none harambwe ati rero ati tugiye gusengera ikibazo cy'urubyaro ndamubwira urubyaro rwihorere byikugora byikuvuna we sengera ubuzima bwanjye nkomere ngira imbaraga ibindi by'urubyaro byihorere arangije ati hoye ati Imana irashaka ko kuguha abana ndamubwira byihorere n'ukuri byikuvuna avuga ati hoya ntabwo ari ukumvuna uko bakubwiye cy'ibyo bisekera nibyo yabanje gusengera ngo nibyo Imana yamubwiye ati banza umukize usengere bisekera nibirangira nibindi azizera ko bizabaho nagiyeyo umutwara arwaye birangira numva ari gusenga shima ndavuga se ko ahinduye isengesho byagenze bite ngiye kwitestinga nsanga narasamye ndavuga rero wa Mana we ninge nawe aho nirukiye ku baganga aho nirukiye mu bapfumu aho nirukiye heye niba wongeye kwemera ko ntongera gusama ni wowe nanjye kubwo birangira igihe kigeze cyo kubyara njya kwa wa musaza nabwo sinagiye yose nshaka kujyayo nababwiraga nti ntago ngiye kubyara ahubwo ni bya bitero byangabyeho munjyane kwa wa musaza ansengere turazamuka tugezeyo ndikubise ahita babwira ati imodoka ibazanye nibakomezanye mujye ku kibikira tugeze ku kibikira abaganga ati none uje kubyara inda ya kangahe ya 7 umwana ava muri kuveze baramumpa gusa mu kumuma babona mfite ibyishimo bidasanzwe yavuga ariko se mada ko tukubwiye kuguha umwana tukabona urishimye cyane mbwira umuganga umwe ni kuveze nta cyiza nahabonye kumbwira ngo umwana ari muri kuveze akabavuyemo ndumva ari ishimwe rirenze ubwenge bwanjye rero niba ufite isezerano nawe utwumva ufite isezerano rikomereho kuko ntaho uzaba nta n'icyo ikigeragezo kizagutwara. This is B2 TV show. Twongeye kubaramutsa cyane abakunzi bacu inshuti zacu aho muherereye hose Imana ibaho umugisha. Uyu munsi none twagize umugisha wo kubana n'ababyeyi inshuti zacu. Hari bamwe babazi bumvisha ubuhamya bwabo bifuje ko twazagira undi munsi twongera guhura kugira ngo tubasangize n'abandi batabwumvishe babwumve, ariko icyo tugendere no kugira ngo tubwire abantu yuko Imana yacu igikora data arakora na bugingo n'ubu ngubu. Amarira yose ushobora kuba uri kurira, ubuzima waba urimo bwose, tugira ngo tukubwire yuko nta kitagira iherezo. Rero Imana iba mugisha dukurikira buno buhamya kandi tabizi neza yuko buri bubafashe. Reka dutangire iki kiganiro dusenga Imana. Reka twubahe Imana dusenge.
urakoze Uwiteka mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, Imana ihora iri Imana, Imana idahinduka, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mwami tugushimiye ibyiza watugejejeho, ibyinshi imirimo myinshi wadukoreye kugeza kuri uyu munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami tugushimiye kuko warinze abakozi bawe, inzira zose banyuze murazizi, ndetse natwe ukaturinda ukabuduhurije aha ngaha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho rero mwami tugiye kujya mu butumwa cyangwa se mu buhamya gitariki isumba n'amahanga, ndakwingize kugira ngo ari wowe ukoraza ikara ryaka ku munwa wacu, kugira ngo mwami tubashe kwamamaza izina ryawe, data tubashe kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza, tubashe kuvuga gukomera kwawe. Ngaho rero mwami ibitagira umumaro bidukura imbere, ahubwo data udushyira imbere ibifite umumaro ndetse byakubaka bagenzi bacu. Ngaho rero mwami urakoze byose kubyumvisha kandi kubikoze, ni kubwa Yesu Kristo tubyambaje, amen. Ndagira ngo mutangire mutwibwira. Jewe banyita Mutabazi Jean Baptiste. Yego. Nkaba ntuye muri Gasabo, mu murenge wa Rusororo. Yego. Nkaba ntuye mu mudugudu w'Abatangamuntu. Akaba ariho ntuye, nkaba ndi umugabo. Nkaba ndi umugabo nubatse, mfite umwana umwe. Ubwo nkaba nashatse 2015. Muri 2015. Reka mbaheze madamu nawe agira icyo abivuga. Murakoze cyane, turabashimye. Nanjye nitwa Musabyimana Wivine, ndi umumama w'umugabo umwe n'umwana umwe, ko Imana yabishimye ko biba gutya. Hejuru y'imyaka myinshi twari tumaze twirukanka turira twinginga Imana, dusaba abavandimwe n'inshuti, ariko Imana ishima ko muri uyu mwaka uheze ari wo yibura Imana ishobora kuduhereza igisubizo, ikaduha umwana, ari nacyo kitumye duhurira hano kugira ngo dutambutse iryo shimwe ryacu. Ubwo no kuvuga ngo ni kuva 2015 mukora ubukwe, mubonye umwana mu buryo bugaragara 2022. Ubwo ni imyaka 9. Imyaka 9. Yego. Mutabazi, ubwa mbere uhura na Wivine mwahuriye hehe? Ubwa mbere duhura hari habaye igiterane muri Divantani Kabuga. Niwe twahuriye, habaye igiterane, icyo gihe twayoborwaga na Pasiteri Christina, niwe ari pasiteri. Noneho ubwo waza mu giterane ndamubona yicara imbere yanjye, tuza kumanukana. Tuje kumanukana ubwo rero yarambaza ngo se uko mbona hari ahantu hari urubyiruko gusa nta bagabo bakuze bahari, bimeze bite? Dati buri Imana izatindizane n'abandi bantu bakuru bakuze, ubwo nabo batagenda baza. Noneho ubwo hashize iminsi, mu kindi cyumweru aza kuza, noneho aza kumpa nomero yiwe. Muhuriye ku rusengero nanone? Twari dutashye. Ati umuntu tugendanye kabiri. Ubwo rero aza kumpa nomero yiwe, ampaye nomero ye, ngo nkaza muhamagara gahoro, nawe nkamuhamagara rimwe na rimwe, hasha nk'ikimwe tukavugana. Noneho ubwo rero aza kumfata nk'uko ndi musaza we. Ubwo rero nyuma ya musaza we niyo havuyemo kugira ngo umubwire ijambo ryiza. Nuko byagenze, ubwo nawe yagira icyo abivugaho. Nabigira icyo bitubwiraho. Murakoze. Ubuse ko avuze ngo namuhaye nimero, nayimuhaye atayinsabye. Ngo nyine hari ukuntu wakomezaga wiyumvagamo umusaza wawe, mukavuga atari ku musaza wanjye ni bogari. Yarananutse cyane, mwangira ko ananutse. Wikundira abagabo ni rwose kari agasore kananutse nta kintu kambwira. Nuko
ubwo nyine yansabye nimero twari dutuye hepfo ya Vivante gatoya ndayimuha gutyo tukomezanya gutyo twaduhurira ku rusengero gake we akamenya ko nageze ku rusengero ariko njye ntabwo nabaga mbyitayeho naba ntaje nibwo yampamagaraga kutabonetse ku rusengero wagiye byagenze bite nubwo nari mfite akazi kenshi cyangwa se nari naniwe ntabwo nabonye ukuntu nzi nta kibazo bikarangira gutyo biza kurangira rero ari nka musaza wanjye nk'uko bivuze birangira negurira abakobwa ambwira abakobwa atereta nanjye mubwira abahungu bantereta cyangwa kenshi akamenya abanjye njyewe ntarabamubwira nkumva arambwira ati se umusore runaka kuki uri kumwanga umwangira icyo ubundi wenda nkamubwira ati ntabwo njya nkunda abantu bameze kuriya naho ari kuneka biza kurangira nyine yambwiye ijambo nabuze uburyo ndisubiza ariko mu buryo nabuze uburyo ndisubiza ni kwa kugendana n'Imana yego nagendanye n'Imana hari ukuntu najya nigobotora ahantu nkagenda ngasenga mu kujya gusenga gutyo hari ukuntu Imana yambwiye ati ubundi ngarutse inyuma gato nagiraga abasore benshi banyirukaho si ubwiza si uburebure si ubunini si iki simbizi nyine icyo babaga bankurikiye ariko noneho ubwo haza ijwi ati bari abasore bose nta wawe urimo ndavuga nta wanjye urimo ku mutima nta wanjye urimo gute ati oya uwawe murasengana Kamarasi ngiye kukubeshya twarasenganaga mwese mwari mukiri abana narebye ba kamarade ba Theo ni impinja gusa se bari abana nibo bazantereta nkabona nta musore urimo wantereta buriya nariyemeraga numvaga nta musore w'imyaka wenda tujya kunganya cyangwa se undusha imyaka 2 cyangwa 3 wantereta ubwo rero nabareba nkavuga reka nta musore urimo aha ngaha uyu ntabwo namubonaga ntabwo nari ubwo birangira gutyo rero kubera ijambo nari nicayeho ry'Imana yambwiye ati ni wowe nshaka ko tubana ntabwo nigeze mbasha kumusubiza yego cyangwa oya kuko naragiye ndatekereza navuga Mana none se koko nuriya wambwiraga byabaye gutyo dutangira gutegura iby'ubukwe yego hanyuma mukoze ubukwe Imana ikoze ubukwe mu buryo bw'igitangaza ugeze mu rugo warasamye se ngeze mu rugo nahise nsama hahandi n'abamerekeje baranserezaga ngo nayitwaye mu ikanzu nahise nsama ariko nyine ntibyaduhira ubwo dutangira urugamba uko nguko ubyaye umwana wa mbere aciyeho hamaze gucaho haciyeho igihe gito cyane ngira ngo ni nk'amezi 5 niba atari 6 mba nsamye undi nawe abaciyeho arapfuye ese bapfaga gute wenda mu ncamake ni ukuvuga ngo narasamaga nkatwarinda nk'abandi babyeyi nagera mu mezi 6 7 indi ikavamo twarirutse mu baganga twarazengurutse ibitaro byose abajenekologe bose ndatekereza abajenekologe ba Kigali bose ntawe utanzi ntaho ntari muri mashine ubwo bikagenda gutyo inda zikavamo gutyo ubundi tukajya gushyingura ndatekereza baraduherekezaga abana navagamo inda bakayirera kuko byabagaho mba kwa muganga namara kubyara gutyo umwana akajya muri kuveze nyuma y'icyumweru ibyumweru 2 umwana akaba arapfuye yari muzima yari muzima mukamira muha amashereka mbese nanjye numva ngo ndi umubyeyi ibikoma mbigeze kure n'amasombe ubundi ngasigara mbabazwa n'igituza mbabazwa n'umusonga wo kubyara nk'abandi simbone abana ubwo babaye abana bangahe abana 6 reka duhereze umugabo mubaze muri rugendo ukuntu yiyumvaga mugabo abantu benshi bakunda kuvuga ngo abagabo nta kintu babitubwiye abantu benshi iyo abantu batarabyara
bamumva ari umugogoro w'umugore ariko ntago bazi ko umugabo nawe aremererwa n'icyo kintu hari ukuntu yumva nk'umugabo mutabazi urwo rugendo warugenze gute buriya rero urabona iyo ibyo byose ku mwana byageze ku mwana wa gatatu ariko no gusenga buriya akamaro hacyo bifasha abantu yego buriya iyo wahuyanywe n'ibibazo ukaza ujya mu rusengero ariko buriya kugira ngo ukizwe neza ufite igikomere biragoye buriya iyo uriho usenga ufite umusonga utakuvaho usenga amahushuka yego rwose ariko Imana nayo ikagerageza ukuntu igufata mu bitekerezo bya mu bwonko bwawe ikiberamo ikazi kwamamaga kagucisha bugufi kamere yawe ntibashe kuba yazamuka none byageze ku mwana wa gatatu niwo wavuze ngo niwo twabaye i Kanombe igihe kirekire nawe yamaze ibyumweru bibiri ari mu byuma ni ukuvuga ngo rero kamarade kuvuga ngo hanze hano abantu bakatubwira ati ibintu bimeze uko ariko dusubira inyuma gatoya uribuka neza ko yasamaga ibisekera hano umubiri ibisekera umubiri hose hano mu maso ukabona ni wamureba ukagira ngo ni madoadoa hose n'ibyo bisekera yindi yamagaraga kuvamo iyo yavagamo mbese isuha isa nk'imenetse nayo byahitaga byuma bikuma byabisekera ntumenye naho biciye kuvuga ngo ubwo rero abantu rero bakatubwira ati ibi bisekera bigaragaza ko yasamye byamara kumeneka bigahita byuma mwabanje mukajya mu kinyarwanda ubwo rero naba mbeshya ngo sinigeze njya mu kinyarwanda n'abanyarwanda nabo baragerageza bakavura ariko buriya hari Imana niyo ivura buriya ko twabikora kose Imana niyo ivura umuntu n'abantu barasanasana ariko Imana niyo ibigiramo uruhare cyane ni ukuvuga ngo ubwo ku mwana wa gatatu baturangira mu kinyarwanda bakaduha ibyo ibyatsi dukoresha ubwo tukajya no gusenga abanyamasengesho hari n'abatwakaga n'inkoko zo kugira ngo umuntu atange ibitambo ari abantu ushaka basenga umuntu akaba ariko atitanga ituro akakubwira ngo mpa inkoko hari n'umugabo w'icyangugu nawe nyine yaba umupasi n'uw'inyagasambo nawe niwe yatwatse iyo nkoko ndamwata ko se umuntu w'umupasiteri agusengera akaka iyo nkoko ngo ajya gutamba nijoro ubu yaba ari amasengesho koko ndamubwira ati uwo muntu wabaye umwihoreho gatoya tukareka nagiye n'ikibungo bakaza banyohereza bakamutwo dufu bakambira ati zana umwinjire mu nzu ugire gute ibi bisekera ntibizongeye kugaruka ariko none bikongera kandi byagera hagati ubu niko banyaka amafaranga nabo bakanyaka amafaranga birangije yanda ya gatatu nayo isa kuvamo ivuyemwo nta nubwo yanatindaga gusama yahita agasama arongera arasama turangije ubwo rero barambwira ngo ninjye kwa dogiteri Mushinga ntahe hariya i Kanombe Mushinga ntahe niwe yamukurikiranye aramukurikirana ko bishobora kuko nta nubwo nigeraga ntonda bapfaga kumva izina rye bakambuka mu kingo ko bazi ibibazo akunda guhura nabyo ko twaragizeho rero Mushinga ntahe aramatera amukurikirana amuha imiti ishoboka yose ntayandi hakane nayo ubwo nava kwa Mushinga ntahe nkafata abo banyamasengesho nabo nkajya nafata n'iyo miti kavanga Imana idakora n'izindi mbaraga ziri bukore tu umuntu uri mu kigeragezo ntadashakishiriza kabisa ntawe ubwo nageze ku mwana wa kane nyine abantu urabizi abantu iyo babona umugore ahora apfusha buri munsi amajwi aba menshi hari abo mu muryango wanyu nabo baba bavuga ati se
bizaguma uko bimeze gute ari abaturanyi nabo bakakujomba ibikwasi bakutera ibigeragezo ibintu by'amafuti byinshi byose ariko iyo urebye buriya naho nyine igihe bakabasha bakabimbwira we kora uku mva si umugore shaka undi ibintu nk'ibyo nyine ariko rero kubera kugenda nkikoza nkajya gusenga umeze akamwe uravuga ati reka nigwira imbere y'Imana umera nka Dawidi cyane nkaho imbere y'Imana ninginga Imana ati Imana ibyo bikombe by'abantu baba bambwira ngo ni inkora ibi Imana ubimfashe ko jye sinabishobora nyine namara cyumweru nataha namara gutaha nkagumana kandi kaba kagiye mu bitekerezo kuko ijambo baba banyigishije nuko kamarade pe nabonye ikintu cy'umusonga umusonga kutabyara niwo musonga ubabaza kuri iyi si buriya sinzi Elize niwe watubwiye ngo umunyonzi amenya agahinda ke buriya umuntu yahuye n'icyo kibazo niwe ubasha kumenya agahinda ke ubwo rero kuba mwana wa kane nagezeho nyine turirukanka mu ibyo mu kinyarwanda nabo baravura barakora biranga noneho kugeza aho njya bandangiye umuntu w'umuhanga atuye muri bice bya Kigali w'umunyarwanda nawe arambye ati rwose pe ati jyewe ndabikora nabampereza imiti biranga yandi yatinda nayo iravamo yandi ya kane noneho amagambo aba menshi kuvuga ngo amagambo abaye menshi nawe niko byabisekera bimva wagira ngo yarahinda ako nawe urabizi yagiraga ibisekera bidakira wamusanga no muri gare kaba bifite ibisekera bidakira uwo ni umwana wa kane uwo yari umwana wa kane ku mwana wa kane nawe aratashye ubwo rero bigeze aho arongera arasama amaze gusama baratubwira ati rero icyo gihe yambye ati umuvuzi arambye ati rero wa kinyarwanda arambye ati rero ntimuzanabivuge azimuke ajye ku Gisenyi ahunge aho hantu mu mudugudu wanyu mutuyemo ajye ku Gisenyi nta muntu ubizi mana yanjye yanagiye ni icyo gihe agiye ijoro nawe agenda ijoro ajya ku Gisenyi naho nta n'umwe ubwo rero bakambaza abantu ese yagiye he ati waramwirukanye nkicejekera nyine ko jye nzi gahunda ze bakambaza ati nimba waramwirukanye ati shaka undi se ko ntawe uhari ubwo nkacijeka ntabihorera kaza nigera gusenga turi ku Gisenyi ari ku Gisenyi nayo yandaga ya gatanu nayivamo banshakira umudogiteri waho ku Gisenyi umukurikirana aramukurikirana manange buri munsi jonama aho yamukeneraga yavaga ahari akaza akamureba ari we wenyine akurikirana bikanga ubwo rero hashize igeze nk'amezi 6 iyo umwana yatangiye gukina akina zarifunguraga yataga yifungura amazi akameneka ubwo rero baza kumpamagara ngo bigenze nk'uko byari bituye bigenda nk'uko byari bituye bimeze baza kumpamagara barambye ati nayo yongeye yifunguye ati umwana ntabwo twamushyira mu byuma turabona akiri muto katumureke yansha dutegereze ko acikana ariko umwana bamurambika babona ko kugira yesu we wani ko umwana wa gatanu noneho ubwo kamara cyane yavutse ari gukina ararira bamushyira mpaka igihe ashiritse mu mwuka ntibanakwemera kumwonza ubwo
biza kumera gutyo ku mwana wa gatanu nawe turamushinye tujya kumushyingura. Bigeze aho aza kuza baramubona, ariko baje kubimenya abaturanyi nyine ko twagize ibyago. Buriya ahantu habaye ibyago ntabwo wabiyoberwa. Noneho ubwo abavandimwe baravuga ati ariko se wowe ahantu wivuza ubwo ntihaba kubera ubushobozi buke, wajya ugashaka umuntu w'umudogiteri w'umuhanga muri Kigali akagukurikirana. Nanjye arambwira ati wowe abavandimwe barambwira ati wowe icyo uzashaka cyose tuzagitanga. Yego. Ati ikintu gishobora kuba inda yabaho nuko twazitega, bagashiramo regaraje bakayitega, inda ntibe yamanuka, umwana akaba kuba yabasha kubaho. Ngo tugeze ku nda ya gatanu ya gatandatu bambe. Ku nda ya gatandatu niho nagiye amaze gusama mushyira mu bo bita Claude hara ku Muhima. Tugezeyo Claude aravuga ati rero ati ndabona yamaze gusama, inda nijya mu mezi 3 wewe muzayinzanire, mbanze ndebe ko umwana ari muzima, ko uburyo akora mu mubiri nyine n'ubwo ibintu byose ndebe ko ari bizima, no nzabone kuyitega mwiza ko umwana ari muzima kugira ngo azavuke ari muzima. Birangije Claude rero arangije atubye ati buri kwezi hazaza tumukurikirana. Ubwo rero kwiyonda ya gatandatu wa muvandimwe anyohereza ahandi atakira amafaranga anci 350 niyo yanciye kuyitega gusa, nta kinini nta kuyitega byonyine. Arangije amafaranga muvandimwe arayama, maze kuyampa Claude igeze mu yamezi 3 arenzaho iminsi mike, amu munsi turagiye icyo gihe niba twagiye ariko wa gatatu ni kwa gatatu twagezeyo. Arangije yanda arayitega, amaze kuyitega araramwo bucyaraza. Bati rero buri kwezi uzazuza tumukurikirane uko ameze umwana mu nda, turebe byose tubikurikirane. Ariko bo kamarade buri kwezi natanga 20,25 nimba ina 800 yo kumupima gusa, nta kinina yanyandekeraga. Ngo kamarade amagambo urayazi muri iyi si, umwana yagera hano ati bari abantu uko badafite umwana urajya kubasura ibiki, uraho urabizi abana b'abaturanyi ukuntu baza hano mu rugo rwawe. Ati hazabagirira nabi, ati umuntu yirirwa apfusha buri munsi, murabona mutima we utababaye, nta mutima wa kimuntu aba agifite ku bana, atashaka kuduyemukira. Nyine igihe ikintu cyanambabaje kimwe, uyu akunda kugira impuhwe, abana barazaga ibiryo byasigara hano tukafata ibiryo akateka akabibaha yakabagaburira. Noneho rimwe umuturanyi abonye ibyo kurya asanga umwana we ari harajya, arabafata amukura ku byo kurya aramwirukankana ngo ntimuzasubire hariya, uriya muntu dore abyarapfusha, urabizi ibikwase byo muri iyi si, abyarapfusha atazahemukira abana bawe. Ariko mu mutima we ntabwo ari byo byari birimo, nta byari birimo, ahubwo yari afite umutima wa kimuntu. Nyine icyo gihe bamara gutega iyo nda ya gatandatu, hano twari dufite umuntu umukozi aza gutwara inda nawe ari hano.
atwaye inda ntitwamwirukana turangije wa mwana we abyarira hano aramufasha aramurerera umwana we noneho baze kujya kurera umwana w'umukozi we nta mwana ufite wumva hari ikintu uba wifitiye ku mutima wawe yego disi umwana rero ubwo turabana noneho ubwo tubana nawe atwite yanda ya gatandatu nawe ariko arera wa mwana w'umukozi tubana urabizi ko iyo umukozi ari mu rugo abantu iyo umukozi atwite benshi bahita babirukana ngo ntibagende ntacyo baba bamazaho buriya kugira ngo Imana imukorere n'ibi bitangaza byose ni ibintu yagiye abiba yego nuko kugira neza ni ibintu yagiye abiba uwo mwana yamugurira agapampa ibintu byose ibintu bikenewe by'uko nawe urabiza ibintu byari bikenewe by'umwana byose yarabiguraga umwana yahavuye noneho ubwo byaje kukugera hagati nyine yanda igeze mu mezi nayo 7 arindwi n'igice watwaye twanizeye ko agiye no kubaho uko yanda nyine byari incugi hari mu gatondo abarampamagaye ndi mu kazi ati turabiza siko mbona yanda yongi nayo igiye kwifungura ko mbona ibindi bimenyetso biba bitanga ko igiye kwifungura ese bati mwe muhamagaye tagisi vatiri ize bajyane kwa Korode ngo nese nakuruhushya ku kazi ndaza ndirukanka ngera hano dufata imodoka wa mukozi asigara ku rugo na wa mwana we turagenda tugeze ku Muhima Korode aramupima ati ibintu ntago bibaho niko bango muri zanda zose zarangwa ikintu cyazirangaga ko zirimo ni ibyabisekera none kurumva byari byaje bigahera ku maguru iki kimenyetso cyamurangaga ko yasamye twageze aho ku Muhima irangije nayo irafunguka imaze gufunguka ko dategese ifite ibyuma ikatumweze Kanombe genda turebe ko uyu mwana twamuramira yahamagaye Kanombe ababi ati umubyeyi umeze uko nuko biteye gutya Kanombe bakubise muri mashini baramubona ati muhamagara tugeze Kanombe bavuga atero kugira ngo umwana tumuramire mureke tumubage nitumara kumubaga turamutera neza atana byiganye tumuteke mu byuma kugira ngo turebe ko yabaho kuko abana batandatu turebe ko umwana wa gatandatu yabaho Kanombe bakora uko bishoboka byose umwana yaje kuvuka ari muzima baramubaze yes twageze Kanombe nta n'ikindi bakoze barasatuye umwana baramutera bajya musha mu byuma ko bamaze kumushyira mu byuma hamwe yarariraga pe ararira ibintu byose akabikora umwana hajya ntihamaze mu byumweru 2 amaze mu byumweru 2 ari muzima ari muzima rwose uwo mwana ari muzima uko birangiye niwe icyo gihe ndabizi ko wanaduherekeje icyo gihe ku mwana wa gatandatu ubwo ikintu twakoze twahamagara abantu tugiye byantaga n'isoni ko mpambira abantu ngo napfushije ahetse guhahora amagabo ubwo bahamagara ati napfushije buri munsi buri mwaka muri iyo myaka yose ureba nduhutse ejo bundi 2022 ndiho nduhutse kujya kwiyimbi ubu nahoraga njya kwirimbi buri munsi rusorori nkabahamagara none nageze ku mwana gatatu n'umisoni nzayasibe nzahamagara abantu ngo napfushije buri mwaka sinduhuke Imana ntime n'agahenge ariko Imana ntago ari yiniga abantu
buri ikintu kiniga abantu n'umwanzi Satani. Satani shani waniga abantu buri Imana buriya ntabwo iniga abantu. Buriya nyine abanshatuye bwa kwishingo ni Imana yabishatse ariko ntabwo ari Imana iba yabishatse ngo byo byago bitube. Ndangije ubwo wa mwana twagiye turamushyingu. Noneho kamara noneho abantu barushaho kwatsa umuriro. Ati dore barushaho kwatsa umuriro ati kubona umwana wamuteze ndikavamo ati nta mahirwe. Aha niyo mahirwe ya nyuma kuko nta n'ayandi abaho bakoresha buri abaganga. Ni ukumutega nta n'ikindi. Ndangije yawa abantu rero bajya kutwota rero. Kamarade buriya kugira ngo umuntu azajye gusenga birakomeye. Yewe ku kigeragezo cyo gupfusha no kudasama nahoraga mpura hamwe n'abantu kwa muganga b'ababyeyi babuze urubyaro. Abantu rero tujya agenda gatandukanye. Rimwe twari turyamye turi mu nzu hano afite umushuti we ngo bakwana ku instance we ni ingumba nta mwana umwigeze avamo. None haramuhambwa ese ntabwo urabyara we niwe yamuhambwaye wa undi ukora ku instance ati yewe ati ndabyara zikavamo. Uzi ijambo yamushubije yamushubije se ati we byibazira navuka ukanazibona ati je nta nivamo. Abandi yabaze se ubwo no aho twahuriraga mu bitaro za kwa muganga nabo ukumva intero nini ukumva bamwe ati byibura mwe muratwita mukamubyara ukanamubona kanarira mwese ukumva uramubyara apfuye we nawe ntumubonye ukumva byose uremere ni kimwe. Ese ubwo ariko abantu kumva ngo ntabwo ari kimwe ngo byo byize ngo bizitwa ko yabonye n'uwo murambo ati se ko ntigeze mbana n'uwo murambo ko mubayaho birangije ntabwo isi yoroshe kamara. Birangiye ubwo mwana tubayaho tukajya gusenga ariko tukumva twageze kure pe. N'abana batandatu ku muhago n'Imana igenda imurinda. Abo batandatu bose barashingura. Imana yamurinde kugira ngo upfushe abana batatu ntizinaguhitane. Imana buriya twe nta n'ikindi twanarenza. Noneho kamara ubwo rero baturangiye abantu b'amanyamasengesho abantu imva ntiducogora hano iwacu agahora abantu baririmba buri munsi baririmba ariko buri Imana ikora ku gihe cyayo ntawe yihase itabuze ngo warize iwe igihe cyayo igakora ku bantu baho baba bananiwe ugasanga we wacitse intege yo ikaba ari igiye gukorera kwigaragaza. Rero mu gihe cyo kwigaragaza amen cyakoze ikintu nshimira Imana buriya kamarade cyanijije. Nuko aho hantu hose muri iyo myaka ingana gutyo sinigeze mubangamira. Waragiye abagabo tubaho muri iyi si ukabangamira umugore ngo ibi ni iby'iwanyu ibi ni ibiki ukamutera inkokora. Nanize kamere yo kugira ngo yo kumutera inkokora ngo umubwire nabi. Anejije mu bintu byose nawe arabizi jyana aza kubivugaho ko sinigeze mutera n'inkokora ngo cyangwa arubaze hanyuma abana babaye batandatu muhe mikoro abaye batandatu murashyinguye ngira ngo n'umwana gatandatu tumushyingura nari impari. Yego wongeye kubona wongeye gusama wumvishe bimeze bite? Mu gusama umwana wa karindwi ntago nigeze mbyumva nta nubwo nanabishakaga ariko bivuze ngo nari naramaze kwiheba nari nsigaye numva ko kubyara nta n'ikintu bimariye nta n'umwana ngikeneye. Noneho muri izo nzira zose wumva twanyuze
ibikwasi twahuye nabyo bivuze ngo abanyamasengesho barankomeretsa, mbese wumve ngo nari ibikomere gusa. ahantu hose arakomerekaga. Ahantu hose ngeze ni ukuvuga ngo banjombaga igikwashi, ngeze aho numva mbivuyemo. Rimwe rero aho Imana ishaka gukorera, mba nicaye hariya muri gare unzi. Umuntu araza, hari umukobwa wakoranaga n'umugabo wanjye. Nari mbizi ko umugabo yari ari kumbwira ngo amaze ibyumweru 3 arwaye amaguru, ngo amaguru aramurya kugera mu mavi hahandi adashobora guhaguruka, ngo atere intambwe. Noneho ibyo ndabimenya, ariko nyine umwanya wo kumusura sinawubona. Noneho rimwe arampamagara ndi mu kazi, arampamagara aransuhuza, ndamwikiriza ati none se, ati uri mu kazi? Ndamubwira yego. None se wambabariye ukampa umwanya, ni iminota mike cyane, ukansanga aha hantu hepfo yo kuri eperi. Urabizi niba ubyibuka ko habaga akavuriro k'agaprive? Yego, kwa Moni. Yego. Noneho jyewe akimpamagara gutyo, ntekereje n'uburyo umugabo yambwiye ko yarwaye yaheze mu nzu, nahise nkurura mu mutwe wanjye, ndavuga ni buriya yaje hariya kwa muganga abuza amafaranga, aragira ngo muhe ubufasha bw'amafaranga. Nagiye mvuga ni ngiye kumuha ubufasha bw'amafaranga, nta n'ikindi cyari kinjyanye. Narahagurutse, nta kindi ndebyeho, ndazamuka nirukanka, ndagenda nyobora. Naho yicaye ku mukozi w'Imana. Ubwo naranyobora, mbona ka kavuriro nkarenzeho. Arambwira ati komeza umanuke gato ugere ku sibo ya 4. Ndamubwira ndavuga ni byari byo byose, wenda niho yaragiyeho gatoya kugira ngo arebe ko hari uwamufasha akamuha amafaranga. Yego. Ndagenda mpageze, nibwo ambwiye ati none arampresenta. Amaze kunsuhuza arambwira ati uyu ni pasiteri wacu. Ndavuga okay, ni byiza. Ngo rero ngo uyu mupasiteri ngo arasenga, ngo ni umukozi w'Imana, ngo arasenga. Ndamubwira ni byiza, kuri nari narabiciye amazi numva kumbwira ngo urasenga se, nibyo nyine urasenga, none se nongereho iki cyangwa abanyeho iki? Noneho ageze arambwira ati rero, ati kubwizo mpamvu, ati numvishe mfite umuhamagaro wo kukubwira ukaza akagusengera. Ndamubwira okay, ntacyo nidusenge. Ndamusuzugura, ndagaya cyane mu mutima. Ndavuga se abasenze bose ntabwo ari abanyamasengesho, uyu se we yabazanye iki, yabasenga gute, yihe Mana? Ariko bibera mu mutima, sinabibereka ako kanya. Turasenga, ni umupasiteri wawe ntajya asenga amagambo arenze 3. Amaze gusenga amagambo arenze 3, nyine 3, ntegereza ko wa mukobwa ari bumbwire ikibazo yari afite nyine. Urumva ngewe ntabwo nigeze niyumvisha ko yagira ngo bansengere. Ntegereza ko ambwira ikibazo yari afite, mva ntacyo ambwiye. Numvishe batangiye kuzana ibintu by'ubuhanuzi n'ibiki. Ndababwira ntoke ngende mu kazi rero. Ndikwerekera, ndikwihuta, nanze kubasuzugura. None okay, mwirirwe. Ubwo icyo cyari utwite? Ntaratwita, nibwo ni muri covid. Muri covid. Nibwo nari nkinafite n'ibisebe, nari ntarakira aho nabazwe neza. Ndamubwira ntoke nanze kubasuzugura, ariko ndagiye ndi mu kazi. Okay, papa arangije aca bugufi, arambwira ati nta kibazo, natereka dusenge ugende. Ndarongera atera isengesho rigufi cyane, nk'iryo kurya, niba mubizi isengesho ryo kurya. Nk'iryo. Ubwo amaze gutera isengesho ndahaguruka, ariko hagati aho nkaba nari maze amezi 7 ntajya mu mihango. Nibereye aho ngaho, naraniyakiriye, mvuga ni ubwo naracuze, byararangiye. Abana nari mfite mu nda ntibariya bararangiye. Ubu ngubu nta wundi mwana ntegereje. Nuko niberaho gutyo. None hageze ahabwa arambwira, ndahaguruka, ngeze ku muryango arangarura ati yewe, atumva nkubwire,
ngaruka gato nta nubwo nanagarutsemo imbere mbese nasubije amaso inyuma y'urugi ndamwumva arambwira ati rero atese atujya unywa amata ndamubwira yego ugende ugura amata ya 200 y'ikivuguto numara uyasengera uyaturireho amaraso ya Yesu uyanywe aturaza kumva impinduka mu nda ndamugaya gutyo kuvuga se ibintu ari kumbwira ni ibiki ubundi ndamubwira niyewe nisinjya nywera ku muhanda kubw'agasuzuguro gusa nisinjya nywera ku muhanda nawe reba umuntu wo ku muhanda ukorera ku muhanda utahanywera ndavuga sinjya nywera ku muhanda ubwo nyine ndayagura nyajyane mu rugo ati hoya ati niba ushaka no kujyana mu rugo nta kibazo ayo ngayo ya 200 ubanza uyasengere uko nkubwiye uyanywe numara kuyanywa ugure nandi uyajyane mu rugo muze kuyasangira ndikiriza ariko nyine numva cyane numva ntanabi ndagiye ngenda ndi kwibaza si impinduka mu nda mbwira nimeze ite nta kibazo mfite mu nda urumva ibyo ngibyo simbibara nk'ikibazo avuga ko nta nzoka ziri kundya kaba nta kibazo na kimwe mfite mu nda ubundi impinduka mu nda ndi bwumve niyi ndamanuka gato bitamamagara shiri namubwira noneho mpuye n'umunyamasengesho ibyo nahuraga nabyo byose naramubwira noneho mpuye n'umusaza arambwiye ngo ngura amata y'ikivuguto ya 200 ngo nyanywe yatuye amaraso ya Yesu ati ntihagire undi muntu muyasangira ati wowe uyanywe wenyine arangije ati genda ubikore nusanzwe ukunda n'ikivuguto genda uyagura uyanywe ndavuga natu nindanamubwiye ko ntajya nywera ku muhanda hato yagenda wowe ukora ibyo akubwiye ibindi ubyihorere si wowe se urabuyaguze si nawe urabuyasengeye ati ngo genda ubikore gutyo ndagenda ya mata ntaricara mu kazi nyura ku kiosk aho ngaho mfata ya mata ndayasengera ndayanywa aze kuyanywa ndataha tugeze mu rugo bwo nyine mubwira ahantu namusanze uwo mukozi w'Imana n'ibiki ibyo ngo biba bivuyeho ndakomeza akazi hashize iminsi 5 imihango iraza umva irabomoka ariko hahandi wagiraga ngo nanabyaye ndavuga se ibi ngibi byo ni ibiki sinigeze ngarura umutima ngo ntekereze kuri ya mata oya hise numva ko ubwo ngubwo byari bimaze igihe nyine nuko bigenze birasenyutse imihango ndayibonye bibayaho ariko ubwo navuye aho mfashe nimero ye ubwo nandikaho nyine aho twahuriye ndangije ndiyizira nyine nkomeza gutyo haciye 2 hari umupangayi twe dufite ahangaha ku karyango cy'imbere aza kugira ikibazo agize ikibazo turirukanka koko babaganga bose twanyuzemo bamugezaho ahantu hose twaciye ndahageze umuntu atireka da ikibazo cyabaye ikibazo yanze gukira indwara yabuze noneho ndahamagara ibaze ko twageze no mu basilamu tubaza imiti yo mu basilamu mpamagara abanyamasengesho barasenga wa mupasiteri ndamwibagirwa ubwo twarananiwe abanyamasengesho barananiwe ab'imiti barananiwe mbanibutse ya nimero tupfa guhamagara ndavuga ariko reka nongere mpamagare na wa wundi numve nawe agerageze ubwo mba muhamagaye arambwira ati niba yakwemera gusenga ati muzane ndaza mbwira wa mupapa bari abageni baza guhura n'ikibazo ndamujyana pasiteri aramubwira ati rero iriya miti yose ubanza ugenda uyijugunye ndi imbere y'Imana nta kintu nari namubwiye cy'uko wenda afite imiti cyangwa iki aramubwira ati ugenda iriya miti yose ubanza uyijugunye numara kuyijugunya uce bugufi wemerera Imana ikora umurimo wayo umupapa yaraje koko ya miti arayijugunya asiga icupa rimwe nari namurangiye ku mugorozi ukorera ahangaha mu Gahoromani nawe utanga imiti y'inzoka
aba ari wasiga awusize asubiyeyo umusaza arongera amubwira ati none se ririya cupa rimwe ryo warisigiye iki Yesu we wagiye ukarijugunya ko ntacyo riri kugufasha niba uzi ko hari icyo riri kugufasha urigumane niba uzi ko ntacyo rijugunye umugabo nawe yaraje arawujugunya amaze kuwujugunya papa basenganye iminsi 3 ikibazo kirarangira arongera abo umugabo mu rugo ubwo ibyo birarangira ntabwo sinakurura ko hari ibikozwe nyine nari waratesetse waranegekaye ubwo yamaze kurangiza icyo kibazo turigarukira muri covid rero uko nari nagiraga ibyo bibazo Kamara niko nari mfite ikibazo cy'umugongo ntago nabaga nakwicara kuri iyi ntebe ureba nicayeho sinabaga nakwihina ngo ncire hasi gutya nahoraga mpagaze nemye maze kuhagera nyine ambwiye ikibazo cy'umugongo arawusengera maze kunsengera arambwira ati wunama kora siporo ndamubwira sinjya nunama amaze kumubwira sinjya nunama arambwira ati wowe unama ndunama nkora siporo numva ndahagurutse ndemye numva ndunamye ndunamutse none harambwira ati rero ati tugiye gusengera ikibazo cy'urubyaro ndamubwira ni urubyaro rwihorere byikugora byikuvuna we sengera ubuzima bwanjye nkomere ngira imbaraga ibindi by'urubyaro byihorere arangije ati hoye ati Imana irashaka ko kuguha abana ndamubwira ni byihorere n'ukuri byikuvuna avuga ati hoya ntabwo ari ukumvuna uko bakubwiye ibyo bisekera nibyo yabanje gusengera aho nibyo Imana yamubwiye ati banza umukize usengere biriya bisekera nibirangira n'ibindi azizera ko bizabaho birangira ibisekera birangiye nza gusama n'ubundi mu gusama kwanjye niwe wabimenye wagira ngo niwe wari wayinteye uko yasengaga asaba nagiyeyo umutwara arwaye birangira numva ari gusenga ashima ndavuga se ko ahinduye isengesho byagenze bite ngiye kwitestinga nsanga narasamye ndavuga rero wa Mana we ninjye nawe aho nirukiye ku baganga aho nirukiye mu bapfumu aho nirukiye heye niba wongeye kwemera ko ntongera gusama ni wowe nanjye nta muganga nzajyaho nta cyepfo nta cyaruguru inda rero reka ikure reka izamuke nkajya nirengagiza kumva amezi mfite ndabyirengagiza pe birangira kubyara bigeze bijya kugera bavuga ngo iranje ntayo naguze baravuga ati n'ubundi n'ibyaha ndavuga ni bya bindi n'ubundi ntabwo Imana izampa umwana ngo mbure imyenda ndituriza aho ngaho sinigeze njya kwipimisha na rimwe bya bindi ngo ababyeyi batwite bajya kwipimisha umutware yarazaga ati wagiye kwipimisha ariko nkamubwira ni abipimisha nabakibiharaye ngewe simparaye kwipimisha niba ari ugutwita ndatwita n'ubundi bikaba nabi nuko ubwo birangira igihe kigeze cyo kubyara njya kwa wa musaza nabwo sinagiye yose nshaka kujyayo nababwiraga nti ntago ngiye kubyara ahubwo ni bya bitero byangabyeho munjyane kwa wa musaza ansengere turazamuka tugezeyo ndikubise ahita ababwira ati imodoka ibazanye nibakomezanye mujye ku kibikira tugeze ku kibikira abaganga ati none uje kubyara inda ya kangahe ya 7 none se ibyo wipimishirijeho ntago nipimishije ati ntago bishoboka gute imbyaro zigeraho ngaho gute ujya kubyara utaripimishije nababwira ni none mushobora kumfasha cyane ntago mumfasha ibintu ni bibiri arangije ati none se ati turagukorera iki ati turaguca amande nababwira ni amande mu yace cyangwa muyihorere mu ndebera ikinzanya ahangaha ubwo nibwo bahageze none se ni ameza ngahe nababwira ntago mbizi muri abaganga mumpime mumenye ngo umwana ageze igihe cyangwa ntarakigera nari narihebye mvuga nabi umuganga yahise yandika transfer yagiye kunkorera tusha abamama barabizi basanga ngo ndi muri 7 hafi kubyara rwose aravuga ati reka da ahubwo aramubyarira ahangaha kandi ni premature kandi nta byuma dufite yahise ahamagaza ambulance na transfer bayuzurije muri ambulance
twageze i Masaka mbwira Imana ni Imana ni ngewe nawe niba warambwiye ngo ugiye kumpa umwana ngaho bikore yego nukuri ni ubundi umuheburayo kazi uri aha ngaha Kamara sinzi niba inda yarandiye cyangwa n'ibitarandiye ntabyo nzi nagiye kubona numva umwana ndamusunitse umuganga wari uri kumfasha ati bigoma ikigoma ndamubwira ntacyo mfite none se waje wenyine niho hari abamperekeje none se ntabyo bafite ariko ibyo ni ibiki nta bigoma aha ngaha mu bitaro mugira ngo mumufatiremo kumvaga n'undi mu kanya biri burangire ahubwo nta bigoma mugira Yesu we niba nta nabigoma mushaka imyenda iyo ariyo yose mumufatiremo ngewe nta kintu mfite cyo gufatiramo umwana Yesu we muganga ngo ye noneho yandeba wa mugani kabona uri serious vuga se uyu mumama ubundi bitebye arangije umwana yaramufasha afata bya bitambara byabo by'icyatsi byo kwa muganga afatiramo umwana amushyira munsi y'itara ati ko wambwiye ngo umwana ntabwo ageze igihe kandi mbona umwana wawe ari mukuru umwana wawe ni mukuru icyo adafite ni ibiro koko se yari kubikura hehe sinigeze nijya n'ikintu na kimwe cy'intungamubiri iki cyo gukora iki si ibyo kurya byo kundushya gusa Yesu we mutware yarazaga akambwira ati kutaguza imbuto ntabwo uzi ko abagore batwite baba barya imbuto barya neza avuga nese igihe nabiririye nabyaye iki abarya imbuto nabaharaye gutwita no kubyara ngewe ibyo ni ibintu namenyereye igihe naziririye byafashije iki byatanze iki ariko umwana abaho urategereza cyumweru mbona kirarangiye ariko hagati aho ajya muri kuveze barambwira ati ibiro yavukanye ikiro n'amagarama 900 bavuga ati ibiro yavukanye nibyo bigiye kujyana muri kuveze ariko umwana arakuze ubwo umwana agiye muri kuveze nta muti ni serumu yo kumufasha kugira ngo nshobore kugeza ku mwonsi umwana bamushize ku ibera aronka barangije ati jya umukamira ndababwira ntago namukamira umwana uzi kwiyongera ngewe sinamukamira ati mada urashaka ko umwana yicwa n'inzara ni nta nzara izamwica nzagenda muhibera ariko umvaga warirambe utegereje umunsi witangaza ati byarangiye Kamara narakamye hahandi numvaga imitsi y'ubwonko igiye kuvayo ndavuga ni ntawe nzakamira nakamiye abadashoboye gukurura uyu ushoboye gukurura nawe mukamire ni nawe nzakamira abaganga ati none ndamubwira nzajya mwonsa kandi koko naramwonkeje umwana ava muri kuveze baramumpa gusa mu kumuma babona mfite ibyishimo bidasanzwe bavuga ariko se mada ko tukubwiye kuguha umwana tukabona urishimye cyane mbwira umuganga umwe ni kuveze nta cyiza nahabonye kumbwira ngo umwana ari muri kuveze akaba avuyemo ndumva ari ishimwe rirenze ubwenge bwanjye ndamufata tumarana iminsi nk'itanu none ahantu bita ngo ni muri heka umwana baradusezereye turatashye mu gutaha kwa kundi ababyeyi bagenda babafashije abana narabwiye mufata ibikapu n'amabase umwana wanjye ndamwifatira nateruye umwana wanjye ngeze ku modoka shoferi ati se mama w'umwana ari hehe ko turi kureba muri kuza mwenyine ndavuga urashaka undi mu mama w'umwana se ngo none se ngo byagenze bite ni mama w'umwana ni ngewe umufashe ati hoya naragurukaga ndavuga ku mutima nkavuga ni yaba byari bishoboka nkamugeza mu rugo nkaheka mu mugongo n'imodoka sinyigendemo nkamuheka mu mugongo nkitwikira agashuka k'umweru n'umutaka nkagera mu rugo mpetse umwana icyo nicyo gusa numvaga nshaka Mana yo mu ijuru we biba ngombwa ko nyine tuzana imodoka ati ntabwo umwana yari yagera aho guhekwa ndavuga uko ngiye kumupimisha ibiro ngasanga yiyongeye amagarama 400 200 ati tuzakubwira umunsi umuheka nkavuga ni umunsi nageze kwa muganga bakambwira ati ni ukumuheka nagendaga ntwaye bigoma yego disi nibambwira ngo ni ukumuheka ndabwira imodoka yanzanye taha ngewe ndaza n'amaguru kugira ngo nze mpetse umwana Kamara urugendo rwanjye ruburwo ngurwo ubwo umwana afite imyaka ingahe umwana agiye kuzuza imyaka 2 mana we
araryamye arasinziriye. Uwo mwana yitwa Samweli ibaho rwose Gisubizo Mutabazi yo mana yanjye we n'ayandi rero mana yo mu ijuru rwose bashyireho bongereho n'andi bayashyireho rwose mana yanjye mana ubwo Imana dukorera umurimo ukomeye gutyo. nitwa mama Samweli nitwa mama Gisubizo, nitwa mama Baho. Ubu ndicara nkavuga ni ndi umumama nanjye Imana yahinduriye amateka, yakijije amarira, ikankiza amarira, ikanyambura igisuzuguriro, ikanyambika ikuzo nk'abandi babyeyi. Mana habwe icyubahiro. Nkashira umwana ku ibere nkamwonsa, nkamureba mu maso tugaseka tukaganira. Nkasohoka kampamagara ngo mama arihe. Ntago nabona ukuntu mvuga iby'Imana. Ni iki kintu wabwira abantu bari ku rugamba bamaze igihe kinini basenga? Ni ukuri nababwira ngo bakomere ku murimo, bakomere ku rugamba, kandi ntibatezuke gusenga, kuko Imana niyo ishobora byose. Aho umwana w'umuntu yananiwe akamanika amaboko, aho niho Imana itangirira gukora. Amen. Kandi igakora ku isaha yayo, ntigihinduka. Ni ukuvuga ngo wayitoteza, wayitota, wagira gute, ku isaha yayo utari wamenya ngo hose ndazengurutse mbuze ubufasha, ndayamanitse mbere nta kintu Imana yaba yakora. Uruhare rwawe rukigaragara, kuko irareba ngira ngo ikavuga ati wa mwanya nyiri kwiringira kamarade uwanjye ukomeye hari icyo azamfasha. Ishimwe ry'Imana ritagaragara. None riragaragara gute? Kuko niba natanze ayo mafaranga bagatega umura, navuka nzavuga ngo ni wa mura bateze, ni wa mudoktere wabikoze, niwe watumye umwana avuka. Ariko Imana byose yabitesheje agaciro, yigaragaza gutyo. Uburi mama Samweli, ndi mama Samweli ukomeye na papa Samweli. Imana tuyihaye icyubahiro. Imana tuyihaye icyubahiro. Ntago nabona ukuntu gusa abantu bari kuri urwo rugamba, bari kuri uwo musaraba, nababwira ngo nibakomere. Ni ukuri nibakomere, ngo naho ngo isezerano ry'Imana naho ryatinda ntirijya rihera, kandi rizira mu gihe cyayo. Ntago ushobora kujya mu butaka, hari ukuramo inda rimwe ikamuhitana, hari ujya ku ya kabiri ikamuhitana, ariko njye nagiyeho n'icyuma, ndagenda mba muri koma amasaha ngira ngo niba 6 niba arangahe, birangira nyavuyeho kuko Imana yari yarambwiye ati nzaguha abana. Ntago yagombaga kureka ngenda abana ntarababona. Rero niba ufite isezerano, nawe utwumva ufite isezerano, rikomereho, kuko ntaho uzaba, nta n'icyo ikigeragezo kizagutwara. Gusa tujya tubimenya ko ngo ibigeragezo bituma dukomera. Ubu ngubu nta kintu kijya kintera ubwoba. Bubu burwayi bubi igiki kiraza nkumva kiroroshye kubera urugamba nanciyemo, nkumva nta kintu na kimwe byantwara. Warumaze iminsi ubazwe, noneho urabyara neza. Ndabyara, ahubwo uvuga ngo umuganga wambyaje yaravuze ati se yabonye ku ifishi inyuma ko nabazwe. Ati none se warabazwe? Namubwira yego. None ukaba watumye nkubyaza neza? Ndavuga none wagira ngo bigende gute? ngo wagombaga kubagwa. Ndavuga nta sezerano ryo kubagwa nari mfite. Ni nari mfite isezerano ryo kubyara neza. Wari kumbaga uhereye kuki? Ese impamvu yari gutuma umbaga yari iyi? Arangije ngo ubwo ugiye kumbwira ko ari Imana, ni none urabyivugiye nyine, kubera Imana ntago wari kumbaga. Wewe mureke tubashimire. Tubashimire, mwakoze kuduha umwanya, mwakoze gufata umwanya mugahumuriza abantu, mukabahumurisha ihumure mwahawe n'Imana. Kandi turabasengeye kugira ngo Imana ikomeze bagure, ikomeze bahumugisha, umwana azige, Imana izabahe n'abandi. Mbese Imana ikomeze ibahe ibibanezeza, ibavunjira iminsi mwarize mwababaye. Imana ibavunjiremo ibibanezeza, kandi ikomeze baremere amashimwe. Tuzongere kugaruka kureba andi mashimwe muri no rugo. Imana arahinduye amateka nanone. Yesu abaho umugisha. Amina. Namwe Imana ibaho umugisha ku bwitange muba mwagize. Ni ukuri nahize imbere y'Imana, ndavuga ni ishimwe ryanjye sinzi uburyo nzaritambutsa kugira ngo isi yose iryumve.
iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo Isi sinzi yose. uburyo ngewe nzahagera ariko Imana n'ubu igira buryo Imana ishobora yashimye yuko ni bigerayo ukuri ni ubu buryo Imana yashimye Amen. natwe turabashimiye murakoze cyane ku Murakoze. bw'ubwitange bwanyu Amen. kandi Imana izabakomereza amaboko amen ni ukuri tubasabiye imbaraga Amen. n'amavuta amen Amen. murakoze